Iki cyumweru muri bungabunga ubuzima turarenga ku miziririzo tuvuga ku kibazo gikunze kugaragara ariko kandi kigoranye kigira ingaruka ku bagabo n'abagore babo hirya no hino ku isi ku bijyanye n'igitsina cy'umugabo kitagira umurego wo gukora imibonano mpuzabitsina. Turaza kurebera hamwe ingaruka z'icyo kibazo ku bagabo bo muri Cote d'Ivoire ndetse turebe n'aho aba bagabo bashakira ubuvuzi. Turanarebera hamwe ingaruka z'intambara y'Uburusiya muri Ukraine ku buzima bwo mu mutwe bw'abana. Ibi byose ni muri kiganiro bungabunga ubuzima cya none. Ndabasuhuje, ndi Eugenia Mukankusi. Mbahaye ikaze muri kiganiro bungabunga ubuzima. Ni ikibazo cyugarije miliyoni z'abantu ku isi, uburwayi bwo kubura ubushake bw'imibonano mpuzabitsina no kugorwa no gufata ndetse no kugumana umurego kw'igitsina gabo. Iyi ndwara ifata abagabo bo mu bigero byose by'imyaka ariko yiganje cyane mu bageze mu zabukuru nk'uko bitangazwa n'inzobere zo mu kigo cy'ubuvuzi Johns Hopkins. Inzobere zivuga ko ibibazo by'uburwayi bwibasira umubiri nk'indwara z'umutima, diyabete n'umubyibuho ukabije cyo kimwe n'ibibazo by'ubuzima bwo mu mutwe, umuhangayiko, inkeke n'agahinda gakabije bishobora kugira uruhare mu bibazo bituma igitsina cy'umugabo kidakora neza. Ubushakashatsi bwatangajwe mu kinyamakuru Nature bugereranya ko abagabo bagera kuri miliyoni 300 ku isi barwaye indwara yo kubura umurego. Muri bimwe mu bihugu bya Afurika abagera kuri 30% by'abagabo bahura n'iki kibazo, aho uyu mubare ugenda wiyongera mu barengeje imyaka 40 y'amavuko. Iyi ndwara iragenda irushaho gutera impungenge muri Cote d'Ivoire, aho akenshi itera ihezwa. Mu muhezo no mu gushakisha ibisubizo, abahanga n'abavuzi barimo kwihuriza hamwe ngo barebe uko batanga ubufasha. Imyaka 3 Junior w'imyaka 23 y'amavuko atakaje icyo yita ubugabo bwe. Impamvu indwara y'uburemba yahungabanyije ubuzima bwe bwo mu rukundo imuta mu manga y'agahinda abana nako kugeza uyu munsi. J'avais des rapports avec ma conjointe, mon sexe n'arrivait même pas à s'élever. C'est-à-dire que je suis en train de... ubwo nakoraga imibonano n'uwo twashakanye igitsina cyanjye nticyabashaga no kugumana umurego. Imibonano narayikoraga ariko nashoboraga kubyumva rwose ko nta murego. Yambwiraga amagambo anshengura ngo nturi umugabo, ntiwahaza umugore. Ntawe nabibwiye uretse inshuti yanjye nabiganirije, habe yewe n'abavandimwe ngo babimenye. Biteye isoni bikabije. Ubushakashatsi rusange mu Banyafurika bwerekana ko indwara y'uburemba ikunze kuba kenshi ifitanye isano n'indwara zidakira. Mu bihugu byinshi bya Afurika birimo Cote d'Ivoire, akato gafatiye ku bibazo by'ubuzima bwerekeye ku mibonano mpuzabitsina bishobora gutera abarwaye indwara y'uburemba kutigaragaza. Ikibazo gihangayikishije abaganga. Muganga Fadle Coulibaly arabisobanura. Si c'est au niveau de l'anxiété, on va proposer des thérapies. Si c'est le diabète, on va essayer de... Niba intandaro ari umuhangayiko, dutanga imiti yawe. Niba ari diyabete, tuvura diyabete. Niba bifitanye isano n'indwara yibasira insoro zitukura z'amaraso, ibyo turabikemura. Nk'inzobere mu buvuzi bwa radiotherapy, mbona abarwayi bashaka gukoresha ikizamini cya penile Doppler cyo gusuzuma niba imitsi y'igitsina ikora neza. Icyakora benshi ntibanazi ko ubu buryo bubaho. Ni ikizamini cy'ingenzi gifasha kumenya intandaro y'uburemba. Gusa kugira ngo ibyo bikorwe, umurwayi agomba kuza ku bitaro aho muganga asuzuma uburwayi bwe akamenya intandaro yabyo. Rwagati mu murwa mukuru Abidjan, ivuriro Riviera kabiri ritanga ubufasha ku bagabo barwaye iyi ndwara. Muganga Aka Felix ni umuvuzi gakondo wamenyekanye kubera uburyo mbera byose akoresha mu kuvura uburemba. Avuga ko atanga ibisubizo byoroshye mu gufasha abagabo bahungabanye mu bijyanye n'akanyabugabo kabo. Cette alimentation est pratiquement cuite. Or, la cuisson enlève beaucoup de... Reba ku bigize indyo y'abantu uyu munsi wa none byiganjemo ahanini ibiryo bitetse, nyamara guteka bikayura intungamubiri nyinshi z'ingenzi. Fata urugero rwa seleri. Uramutse unyoye ikirahuri cy'umutobe ukozwe mu ruti rwa seleri buri munsi ukabikora mu minsi 4 kugera kuri 5, ushobora kwiyongeraho 60% mu bijyanye n'umurego w'igitsina.
Bamwe mu bagabo bitabaza ibisubizo bitizewe, bakoresha ubuvuzi gakondo n'imiti y'imuhira, byinshi muri byo byizeza ibisubizo by'agatangaza. Eunice Iliti ni umucuruzi ugurisha umwe mu miti gakondo yamamaye cyane muri iki gihugu, ubuvuzi bw'uburemba, ariwo agati k'amenyo ka guro, nk'uko bitangazwa n'ibinyamakuru byibanda ku nkuru z'ubuzima. Pulahe heterophila ni ikimera cy'agasozi, imizi yacyo imaze ibinyejana by'imyaka ikoreshwa mu kongera akanyabugabo. Les racines cure-dent-gouro sont des racines qui étaient tout droit du sol. Agati k'amenyo ka guro ni umuzi uva mu butaka bwo mu giturage, ni gakondo byuzuye. Wawuhekenya ako gati buri munsi ibintu bigatangira kwikora. Abagabo bashobora kumara amasaha 2 mu buriri batararangiza. Icyakora ibi byitwa imiti gakondo nabyo ntibibuze ingaruka, ndetse guverinoma ya Cote d'Ivoire iherutse guca ikoreshwa ryabyo bitewe n'uburyo byangiza. Iki cyemezo kigamije gukumira izindi ngaruka mbi ku bari bisanganiwe ubu burwayi bwihariye. Yes, I've heard about erectile dysfunction. Yego, numvise ibijyanye n'indwara y'uburemba yibasira ahanini abagabo. Iyi ni indwara aho umugabo aba atabasha gushyukwa. There should be enough public awareness about. Abaturage bakwiye kurushaho gusobanukirwa, bakamenya icyo uburemba ari cyo, bakamenya ko atari amarozi. Ni indwara ibaho yibasira abantu. Ibyo bizatuma hatabaho guhabwa akato, bivaneho igitutu mu ntekerezo cyo kumva ko umuntu yakora buri kimwe. In the society most of the time. Muri sosiyete akenshi usanga igirwa ubwiru kubera ko abantu bagira isoni zo kwivuza, kandi abagabo akenshi baba bararwihishwa nta kujya kwivuza. I think it's for a man. Nibwira ko ku mugabo kunanirwa gukora imibonano mpuzabitsina ari ikibazo gikomeye. Umugore rero agomba kumva umugabo we akirinda kumutonganyiriza ko atabasha kumunyura mu gutera akabariro. Umugore aramutse arushijeho gukomeza ibintu, atonganya umugabo we cyangwa se agakomeza kumusaba kenshi ko batera akabariro kandi umugabo atabishoboye, ibintu byarenga igaruriro. Umugore akwiye kubasha kwishyira mu mwanya wo kumva ibyo umugabo arimo kunyuramo kugira ngo babashe kubisohokamo neza. To support your man. Mu gufasha umugabo wawe ukwiye wenda kwitabaza umuganga uzabasha kubibafashamo. Mu gushaka kumenya byinshi ku kibazo cyo kubura umurego kw'igitsina cy'umugabo, twaganiriye na muganga Bello Abdulhakim, inzobere mu buvuzi bw'indwara zibasira imyanya myibarukiro ya kigabo mu bitaro by'i Abuja muri Nigeria. Erectile dysfunction is the inability to get the penis erect for the purpose of sexual. Uburemba ni ukutabasha gufata umurego mu buryo bukwiriye ku gitsina cy'umugabo ku buryo yabasha gusabana n'uwo bashakanye mu mibonano mpuzabitsina. Kabone n'iyo igitsina cyafata umurego, iyo kitabasha gukora uwo mumaro by'umwihariko wo kwinjira, nabyo bifatwa nk'indwara y'uburemba. Nk'abanyamwuga, ubu burwayi tubushyira mu byiciro bibiri. Hari uburemba buza buturutse ku bibazo byo mu mitekerereze. Niba se urimo guhura n'ingorane mu by'ubukungu, niba ufite ibibazo mu kazi cyangwa se ufitanye ibibazo by'uwo mwashakanye, bishobora guhungabanya ubushobozi bwo kugira akanyabugabo. Hanyuma icyiciro cya kabiri kidakunze kubaho kenshi ni igihe hari ikindi kintu giteye uburemba nk'impanuka ivuye ku miti, wenda se uri ku miti y'indwara zimenyerewe nk'umuvuduko w'amaraso na diyabete. Ibi ni ibibazo abantu bakunze gutangira kugira iyo barimo kugenda basaza. Rero indwara ubwayo nk'umuvuduko w'amaraso na diyabete zishobora guteza ikibazo cy'uburemba, ndetse n'imiti ivura izi ndwara nayo ishobora gutakaza akanyabugabo. Umuntu ufite kanseri y'udusabo tw'intangangabo cyangwa se ibindi bibazo ndetse akaba ari ku miti y'iyo kanseri, imwe mu miti yayo nayo ishobora gutera ingaruka nk'izo nka nyuma yo kubagwa. Niba warabazwe bakakuvanamo utunyangingo twa kanseri y'udusabo tw'intanga, bishobora gutera ingaruka ku bushobozi bwawe bwo kugira ingufu. Izo rero ni zimwe mu mpamvu zishobora gutera indwara y'uburemba. Nk'uko tubibonye, uburemba bushobora kuza bivuye ku bibazo byo mu mitekerereze cyangwa se bukaza bivuye ku kibazo mu mikorere y'umubiri. Ku mitekerereze, kubera ko biturutse ku mimerere urimo, ku kibazo mu mikorere y'umubiri kubera ko ari impanuka ivuye ku miti cyangwa se zimwe mu ndwara. Benshi mu bagabo ntibaba bashaka kugaragaza ko ari abanyantege nke kugera ku rwego rwo kuvuga ko bafite ikibazo ku bijyanye n'ubugabo bwabo.
usanga rero abantu badashaka kujya kwivuza mu gihe batangiye kugira ibyo bibazo, kandi ibyo bigira ingaruka ku buryo uburwayi bwajyaga kugaragara hakiri kare bukavurwa, bikanagira ingaruka kuko bagaragara mu bandi. Ibyo kandi binagira ingaruka ku bijyanye no kumenya imibare nyayo n'uburemere bw'iki kibazo ngo ubashe kuba wavuga uti uyu ni wo mubare nyawo w'abantu barwaye indwara bitewe n'uko badashaka kuza kwivuza. Benshi muri abo rero usanga batangira gukoresha imiti gakondo cyangwa se ibindi bintu batabanje kujya kwivuza, nta kugerageza kumenya mu by'ukuri ikirimo kubabaho n'intandaro yabyo. Ibyo kandi batangira kubikora rwihishwa, ugasanga bihunza gushyikirana n'abo bashakanye muri bene ubwo buryo, ku buryo bajya kugeragereza hanze mu rwego rwo gusuzuma ibijyanye n'akanyabugabo kabo. Izi rero nizo nzira uburwayi bugaragaramo. Tugomba kuzamura urwego rw'ubumenyi bw'abaturage kuri iyi ndwara, ndetse bagasobanukirwa n'uko bakwivuza n'aho bashakira ubuvuzi. Ibyo byose nibinozwa, benshi bazumva bigiriye icyizere ku buryo batinyuka kuvuga kuri ibi bibazo. Bimwe mu bindi bintu wakora kandi ni uko bagenda bigirira icyizere, bagenda basobanukirwa ko atari bo bonyine barwaye iyi ndwara. Ibyo rero birabafungura, bikazamura urwego rwo gushyikirana n'abandi no kumenya uburyo buhari bwo kubafasha guhangana n'indwara y'uburemba. Mu ngaruka zirambye z'intambara y'Uburusiya muri Ukraine harimo n'izo irimo kugira ku buzima bwo mu mutwe bw'abana b'iki gihugu. Ababyeyi babo nabo akenshi baba bakeneye ubufasha. Icyumba Rev na Teya barimo gukiniramo basimbukira ku mufariso cyaguweho n'igisasu cy'Uburusiya mu ntangiriro y'ibitero simusiga bwagabye kuva mu kwa kabiri kwa 2022. Ku bw'amahirwe umuryango wose wari wabashije kuhava mbere y'iki gitero. Uyu muryango wabashije kugera mu burengerazuba bwa Ukraine ahasaga nk'aho hatekanye. Nyuma Larissa n'abana be baje guhungira muri Polonye. Umukobwa wanjye muto yari afite imyaka 2 ndetse we ntiyari asobanukiwe neza ibyarimo biba. Umuhungu wanjye bakurikirana we yari afite ubwoba bwinshi. Icyo gihe yari afite imyaka 6, ntiyabashaga no gusinzira. Umwana wa kabiri Rev ntiyabashaga gusinzira neza ndetse byamuviriyemo kurwara indwara y'ubwoba bukabije. Bwari ubwoba bw'urusaku gusa. Yahise atangira gutinya kubona amaraso, buri kantu kose kamukomeretsaga yahitaga ambaza niba ari buze kumera neza. Ubwoba bukabije niyo ndwara ikunze kugaragara cyane ku muryango Voices of Children utanga ubujyanama mu by'imitekerereze ku bana bagizweho ingaruka n'intambara. Ubushakashatsi bwatewe inkunga n'ishami rya Loni ryita ku bana bwerekana ko 44% by'abana b'abanya-Ukraine bagaragaza ibimenyetso by'indwara y'ihungabana. More children with PTSD. Benshi mu bana bagaragaza ibimenyetso by'ihungabana ni abakomoka mu turere twabayemo amarorerwa cyangwa se abava mu twigaruriwe. Muri ibyo bimenyetso harimo ukugaruka mu ntekerezo zabo kw'amashusho y'ibyo baciyemo. Larissa yahisemo kwiyambaza inzobere mu by'imitekerereze ya muntu ubwo yabonaga ko umuhungu we Rev arimo guhinduka undi wundi atarakira uko yahoze, ariko akavuga ko nawe ubwe byaje kugaragara ko akeneye ubufasha. Impungenge zanjye zose nazishize mu bana, ndetse ibyo ahanini byahungabanyije umuhungu wanjye wa kabiri. Muganga yahise avuga ko ndetse nanjye ubwanjye atakinyizera. Gukurikiranwa n'inzobere byafashije Rev na Larissa, ariko Yena avuga ko umuryango wabo waje gusanga bose bari bakeneye gusubira imuhira. Umujyi wabo warimo ubusa, ubu inzu yabo bongeye kuyibona. Nta gisubizo gikwiye, ariko twanzuye ko umuryango ugomba kuba hamwe. Hanyuma rero turagaruka bitewe na papa wacu, abana bari bamukeneye. Larissa avuga ko yaje gusanga ibihe by'intambara bishobora kugaruka igihe icyo ari cyo cyose, ariko bafite gahunda y'uburyo yakwitwara mu gufasha abana be guhangana n'umuhangayiko cyangwa se ubufasha yakwitabaza mu gihe asanze atabyishoboza. Turabashimiye ko mwakurikiye ikiganiro Bungabunga Ubuzima. Ku yandi makuru agezweho ku Ijwi ry'Amerika tunyuze ku muyoboro wa interineti wa3.radio.com. Ikiganiro cya none naho tugisoreje. Naho ubutaha mukomeze kugubwa neza, muharanira kandi ko umunsi wanyu wari wo wose uba uw'ubuzima buzira umuze.